ryaremewe n'ijuru rirabemewe. Icya kabiri, twese turi abakatolike kuko turi abakristo ku isi, ariko ntituri abakatolike. Mumbabarire kuvuga, nicaye imbere y'abantu b'abanyabwenge b'abahanga kandi basobanukiwe cyane, barimo n'abashumba bacu, ariko turi abakatolike kuko turi abakristo, turi abakristo ku isi, ariko ntituri abakatolike bizerera mu batagatifu cyangwa se bizerera muri Mariya. Haleluya. Hanyuma twese turi abadivantisite ariko bategereje kuza kwa Kristo. Twese turi abadivantisite bategereje kuza kwa Kristo, ariko atari babandi bizihiza umunsi wa karindwi. Tuzabura ijoro ry'Imana. Twese turi abayisilamu batari abantu bizera muri Muhammad, ahubwo ari abantu bahagaze ku ihame ryo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Turabasilamu twese turabasilamu kuko duhagaze ku ihame, tuzi neza ko Kristo yapfuye kandi akazuka kandi azagaruka. Tubihagaze n'amaguru yacu yombi, turabyizeye kandi turabyemera. Turi abasilamu rero kuko duhagaze ku ihame ryacu. Haleluya. Twese turi abahamya ba Yehova, ariko atari babandi bagendana ibitabo ngo nuko ngo berekane ko bazi gusoma Bibiliya. Turi abahamya ba Yehova kuko duhamya Kristo, n'ubu duhagaze ku maguru yacu duhamya Kristo. Turi abahamya ba Kristo. Ntabwo nigeze cy'urubanza akosa akazi kanjye, ariko icyo mvuze mu cyuho si urubanza akosa akazi kanjye, ariko mutegerejwe kumenya ukuri. Kashime nishiye ntabwo njya mbyibuka, ariko mu by'ukuri dushimiye Imana kuba idutije iteka, tugiriye neza tugahagarara imbere y'iteraniro duhamya Kristo. Turashima Imana yatugiriye neza muri iki cyumweru, ikaduha kubana n'abana b'Imana batandukanye. Kuva kuwa gatanu twabaye hano, turabishimira Imana. Dukomereye Yesu amashyi menshi cyane. Turashima Imana kuri komite y'urubyiruko yateguye igiterane cyiza, hanyuma idutekereza mu bantu benshi ko tugomba kuza gusangira umunezero. Hanyuma umushumba w'itorero ariwe mubyeyi wacu twese arabyemeza, yumva ko natwe tugomba kwibukwa n'abagomba kuza gusangira iki giterane. Bahaye bifurije umugisha wa Kristo kandi bihaye agaciro kenshi cyane. Sinzi uko nabibara, iyo ni privilege ituruka ku Uwiteka, n'ijwi ryayo ribongorera ituma mutekereza mu bantu mwatumiye, nanjye mushiramo. Imana yo mu ijuru idakiranirwa gushumba ibambere umugisha n'ubuyobozi bw'itorero na komite y'urubyiruko yateguye igiterane, mubambere amashyi menshi cyane. Ndashima Imana ku mushumba Pastor Mutishima twahagararanye hano, twasangiye umugisha, twakoranye na madamu we. Cyashimishije cyane madamu we, dusangiye umwuga kandi nawe namwumvise amakuru meza. Uyu muryango ni mwiza, twahagararanye na Mutishima. Icyifuzo mfite gusa nuko indi afishi izakurikiraho tuzahagararana ahandi hantu
turi gusengera twembi ngo bizakunda. Ariko Imana ishimwe ko twahagaranye kuri afishe kandi tugakorana neza. Imana ibamere umugisha mwinshi cyane. Tubaha amavuta yanyu, turimo turabigira turabana kandi turabubaha cyane. Turanabakunda, tuzahora tubahoze ku mutima. Imana muje bamere umugisha mwinshi. Ndashimira korali yavuye Gatsibo Come to Jesus baduhesheje umugisha. Imana ibamugisha kabisa. Iteraniro ritabonye baririmbyi riba ribuze ikintu kimwe gikomeye. Ariko Imana ibamugisha, abacuranzi twabanye zimurinde. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Zimurinde mu wa Yesu. Umucuranzi uregeye mwiza kabisa. Imana ibamugisha mwinshi. Ndashima aba famiye Birori yaducumbikiye na madamu we aho bari bose kubambera amashira dufashe neza. Famiye Birori ndabashimira cyane, batwitayeho bashumba bari abana banyu b'abakristo bazi kwita ku bashitsi. Ntacyo twigeze tubura. Iyo famiye bose mwishimire, badufashe neza kuva kuwa gatanu. Imana ibamugisha. Hanyuma soza amashimwe, nitwa Hagayi Felix, ndi umupapa w'abana 6 gusa, abahungu 4 n'abakobwa 2. Mukomere Yesu amashimwe. Ninjira mu ijambo ndakoresha umwanya bampaye gato. Ndahuza ibintu 3 gusa nica. Ndahuza ibintu 3 gusa byonyine nica. Ndahuza umuntu, ndabanza ntandukanye umuntu n'Imana, hanyuma mbuze umuntu n'Imana, noneho soreze kuri uyu munsi aho turi uyu munsi. Natekereje ko tuza kubikora mu bice natekereje, ariko ndaza gukoresha igice kimwe. Amen. Ndaza gukoresha igice kimwe kandi kiraza kuba kirimo byose numva nifuza ko tumenya uyu munsi. Turasoma, nidusoza gusoma iki cyanditswe, turasoma icyanditswe kimwe gusa. Nidusoza kugisoma, Ange urahari? Ange aratubwira ngo, aratuzamurira gatoya indirimbo ivuga ngo yambwiye ko akunda buri munsi. Ni mwiza kuruta uko twe twabivuga. Fise arahari. Fise uvuge ngo Yesu arabaruta. Uvuge ko kandi gusa ngo Yesu arabaruta. Aba bantu twarataramanye ndabana. Uvuge gusa ngo Yesu arabaruta. Uvuga abantu bahumva. Ndashaka kumvisa iteraniro mbahe Pasaka kugira ngo mugire what to take home. Mugire ibyo mucura mu rugo. Mugire ibyo mucura. Kandi byose biragerwaho. Tugiye gusoma icyanditswe, wa musomyi wacu mwiza aracyahari. Twagiye kuri Bakorindo ba 2. Bandika Pawulo yandikiye Abakorindo wa 2 bice 4 umurongo wa ahere ku murongo wa 7. Kubera ko asoma neza arahita akomeza asoze wera kuri uwo murongo, asoze icyo gice. Soma neza papa, mumere microphone. Ariko dufite ubutunzi muzabe zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana idaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukwiye ku mitima. Turashobowe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntituhanwa. Ego. Dukubitwa hasi ariko ntitutsindwa rwose. Tugenda mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu. Mu bugingo bwa Yesu nabwo bugaragarira mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutunga iteka ngo dupfe
menshi cyane. Zamuka n'amatwi kandi mudamuka mukore uko babwiye. Zamuka twumve. Nubwo yari kubanje gusa nta kabuza wari kuzuka mpfira. Nubwo yari kubanje gusa nta kabuza wari kuzuka mpfira. Oh, ndatangaye. Oh, warakoze. Tuzamura amaboko d'Imana icumi. Katuririmbe gutyo. Nubwo yari kuba ngiye gusa yari kuza akamfira kubera ko byari mu mugambi w'Imana kugira ngo Yesu Kristo adupfire. Amen. 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 Sinjuriho. Amen. Paulo niko yanditse aravuga ngo sinjuriho. Ni Yesu Kristo uriho muri iki. Amen. Ducurangire tuvuge gutyo nitumara dutanga umwanya. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yagiriye neza sinduka nabivuga. Yabaye kure n'isayida, maze mu bugingo bw'iteka. Umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, amaze wese mbere kudahinduka. Amen. Ku mirongo ya 31 niho havuga ngo abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya.
mwumvise imana gusa mwumva imana nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo mwumva imana gusa mwinshi ubutayu ni burebure harimo Yesu wamuriye mbese ikanya n'ituza hejuru nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo harimo Yesu igizwe n'ibintu bitatu byonyine. Igizwe n'isezerano rya kera rikubiyemo amateka n'ibitabo by'amateka, ikagira ibindi bitabo byitwa inzandiko, hanyuma ikagira ibindi byitwa ubutumwa bwiza ariwo mutima wa Bibiliya. Iyi Bibiliya ifite igice, ifite ubutumwa bwiza bugizwe n'ibitabo bine byitwa ubutumwa bwiza. Uwo ni umutima wa Bibiliya, ari niryo pfundo rya Bibiliya. Umutima w'iyi Bibiliya ni ubutumwa bwiza. Kandi umusaza wari wicaye hano mu gisozi yavuze ngo ubutumwa bwiza ni ukwizera gusa, gupfa, kuzuka no kugaruka kwa Kristo. Ibyo ni byo bitabo by'ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza ni ubuvuga gusa kuri Kristo. The centrality of the Bible is Jesus Christ. Ni ukuvuga ngo ipfundo ry'iyi Bibiliya, iyo ufashe ngo denominateur commun cyangwa se kitarusange icyo iyi Bibiliya ihuriyeho, ukuyemo Yesu yaba journal, ukuyemo Yesu muri Bibiliya yaba journal, yaba igitabo cya kindi wakora Nyabugogo ugasoma amakuru y'abantu batemanye n'abandi bibye n'abandi batandukanye. Ukuyemo Yesu Kristo yakongera kwitwa Bibiliya ye, yitwa Bibiliya ye kubera ibitabo gusa by'ubutumwa bwiza, kuko bavuga kuri Kristo. Ukuyemo Kristo nta Bibiliya waba ufite. Ariko abahamya urupfu rwa Yesu nibo baruhutse kumva Yesu Yesu
Yesu Kristo Yesu Kristo niyo ngiye kubabwira gusa. Ngiye kubabwira kugendana n'urupfu rwa Kristo. Ntabwo ari kurusiga uyu munsi. Ngiye kubabwira kugendana n'urupfu gusa rwa Kristo. Kandi nabwire ko ugendana n'urupfu rwa Kristo niwe ufite ubugingo. Ugendana n'urupfu rwa Kristo niwe uzaba iteka. Bene wacu iyo bapfuye n'abavandimwe bacu n'abo dusangiye imiryango hakagira udukugwamo, kugendana n'urupfu rwe bigusubiza hasi cyane, bikagutera intimba, bikagutera kwicuza, kwiganyira, kubona ntawe usigaye, ugafiringa iyo loss, ugafiringa loss, bayita ni grief and loss, ugafiringa iyo gap, ukumva warabuze umuntu mu muryango, ukumva umuntu yagukuwe, ugatekereza icyo yari afite gukora uruhare rwe, ukabona ntawe ukirukoze, wareba cya gihanga, ukumva urashira, ukumva uracika intege, ukumva urasubira hasi. Kugendana n'urupfu rwa bene wacu nibyo bikora gusa, bidusubiza inyuma. Ariko kugendana n'urupfu rwa Kristo bigusubizamo intege, kumva dukomeye, kumva dushikamye, kumva dutungutse, kuko tugendana n'urupfu rwa Kristo. Ntabwo tugomba gusoza urupfu rwa Kristo rugakira, ahubwo ni urugendo rwo kugendana n'urupfu rwa Kristo. Ni ukuri kose kubwiza ukuri, nutura umusaraba hasi Kristo nawe azadutura, kuko Kristo ntazi uyu muntu wambaye ishati itukura, uyu ntamuzi. Ntazi uyu muntu wambaye ikote, ntazi uyu muntu wambaye agatenge, ntazi abo bantu bambaye amashati y'umutuku. Kristo ntasanga afitanye n'uriya mugabo wambaye ishati y'umweru. Uriya mugabo ntabwo amuzi. Uriya mugabo wambaye ishati y'umweru yahinduye agashami igitare cyangwa akagenda ubusa, Kristo ntabyitayeho. Kristo yitayeho n'umuntu wiwe w'imbere. Kristo ntabwo akunze twambaye amakoti twanigirije, dufite n'amataye, tugafunga neza cyane, tugahindura imituku, tugahindura n'imikara, tugahindura n'igitare. Iyo Kristo ntabwo usanga afitanye n'abo bantu bahindura imyenda. Kristo ntabwo afitanye amakuru n'abo bantu b'inyuma. Uyu muntu w'inyuma Kristo ntabwo amuzi. Uyu muntu w'inyuma ntacyo yitayeho, Kristo ntabwo yitayeho. Haleluya. Kristo yitaye ku muntu yajemo. Bene magambo, kambakuri rero kuri kose, kambakuri rero kuri. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni umubiri wavuye mu butaka, kandi uzanasubirayo. Nta gahunda ufitanye n'Imana, nta makuru ufite, nta makuru ufite. Uyu mubiri uri urusengero rw'umwuka. Iyi housing, iyi poshete y'umuntu wa Kristo, nta makuru ufitanye n'ijuru. Uzasubira aho wavuye, aho wakomotse niho uzasubira. Ariko uyu mubiri ugizwe n'ibi byose. Abantu benshi batinze cyane gutegura uw'inyuma. Abantu bakenerejwe gutegura umuntu w'inyuma, umuntu uzahora, umuntu uzapfa, umuntu uzasaza, umuntu uzagwara, umuntu uzahinduka akaba ikindi kintu. Uwo nibo abantu batinzeho bitegura, bakorera neza, baprotokora rwose. Umuntu akumva rwose araryoshye, araryoherwa, arimo araprotokora uyu muntu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma uzamwitaho, umugaburire, umusige, umuhindurire imyenda, ariko azanga gucika. Uyu muntu azagucika umunsi umwe, kandi asige imyenda yiwe imanitse ku cyuma.
materaniro ngo baracyamwitaho, abandi abanyaza amafaranga ngo bajye mu Bushinwa ngo batere izindi nyama batavuga, abandi ni Kigali bari mu kuva mu Buhinde bamwe bakagwayo bakagenda ari bazima ngo barashaka ngo wagira ikindi kintu cy'ihoma. Bantu b'inyuma baratugoye, bantu b'inyuma baratubije, turatangaye, turapfuye, turashize, twita kuri uyu muntu w'inyuma kandi ndanyumva kandi ndahaga kandi ndamenya ko azapfa utagereza iki gitipe kuko gikeneye kukizapfa. Ukabona umuntu yarigirije, ukabona rwose aragenda ngo arabyisi, ngo ararya ubuzima ngo karabyisi, abantu kandi sinyayo ikamwereka ikamumira, hanyuma itaka rigasubira mu rindi. Umuntu wa kabiri, uyu muntu afite izi sensi zose mureba. Umuntu wa kabiri ni ubugingo. Ubugingo burimo ibintu bitatu gusa, iyo bita ame. Ubugingo ikintu cya mbere burimo intellect, burimo ubwenge. Igice cy'ubwenge kiba mu bugingo. Icya kabiri kiba mu bugingo ni volonté, ni ubushake. Bya bintu ukora wumva ushaka, bya bintu ukora wumva uranyuzwe. Ubushake buba mu gice cy'ubugingo. Ikintu cya gatatu kiba mu bugingo ni emotion, n'amarangamutima, kumva twanezerewe, kumva tuguwe neza. Mu yandi magambo, ubugingo aribwo butuma tuba muri iyi si. Ubugingo utabufite ntabwo waba muri iyi si. Wagendanye natwe abantu babwiye mu mwuka nabirengagije igice cy'ubugingo. Wabaho nta bwenge ufite, wabaho nta bwenge, hakuzi kugenda nta bwenge. Nakulilia wewe baba. Wabaho nta bwenge, wabaho nta bushake, wabaho nta mana yo gutuma umuntu abaho. Abantu birengagiza ngo kwiga ngo ni iby'isi, ngo kumenya umwuga ngo ni iby'isi ngo tuzabisiga. Ibyo bice bitatu ndaza kubereka isano rye. Wabaho nta bwenge, kuko waba ubaye umutwaro, kandi ntabwo dushaka abantu batubera imitwaro. Kubyara umutwaro biragatsindwa, biragatsindwa kubyara umuntu utazavaho, umuntu utazitunga, umuntu utazamenya kudoda n'inkweto. Biragatsindwa. Tugomba gutunga ubwenge, tugatunga ubushake, tugatunga amarangamutima. Ukagaragaza amarangamutima yawe ariko wakagaragaza kwishima, ukabigaragaza, ukagaragaza ko wishimye ariko ukagaragaza ko ubabaye. Nabyo birashoboka, nabyo biba. Uba hatababara, uba hatishima, ariko umugaragaza kwishima kabanaga ameze gusa. Ari n'ukuntu batukira avoka kumva ndababaye kuko ngenda yikunda mu biryo. Ameze kwa avoka ariko mu
muzi avoka intungamubiri ifite, muzi avoka ariko kompositeri avoka murayizi, murakirisha avoka murayizi. Ariko umuntu ntacyo amaze ntacyo avuze ni umuntu uwa gusa n'uwa gusa habe n'umuryango w'inshuti zacu n'umuvumo w'avuka umutwaro gusa mu rugo. Umuntu wirangagiza igice cy'umwuka igice cy'umwuka akagira ngo azaba kuri iyi si nawe. Wowe uzavuka ntukure, wowe uzakura ntugire icyo wimarira, wowe uzahora n'umutwaro mu rugo bigende bite? Igice cy'ubugingo nicyo kwitabwaho, nicyo gituma mu kuri kose barayikuri. Igice cy'ubugingo nicyo cyatumye bambara. Udafite ubugingo bumva amakarasi ufite icyo mvuze. Umuntu utazi kwiyambika ku rurimi rwarasohote gusa, n'ukwiriwe yasamye gusa, ntazi guhisha amenyo, amenyo yibera hanze gusa, uwo mutumira ngo tumirote. Niwirengagiza igice cy'ubugingo hari abo numva bayobye, hari abantu bari muri mayobe babiriya ngo izica birasinzi, abandi baba mu mashamba ngo ndagukora ngo Yesu karaza, ndagukora uzarinda ufata araza, uzarinda usaza Yesu ataraza, bazakira bagusige ubasabirize, batwika amakara bamwe ariko numva kibagira mituwele kibakora ngo bategereje Yesu azaza, uzana inkweto zizahengama nawe wowe wuname upfe utegereje Yesu azaza. Nutagira ubugingo uzabaho nabi ku isi. Hata usiyafanye hayote bado nitaamini, waweza tumaneno uzima nibadilishe yote. Hata usiyafanye hayote bado nitaamini, waweza tumaneno igice cya gatatu ni umwuka ariyo spiriti. Spiriti ibamo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kiba mu mwuka habamo umutimanama, conscience, umutimanama uba mu mwuka. Igice cya kabiri kiba mu mwuka habamo icyo bita intuition. Intuition ni ugusabana n'ibitagaragara, ni ugukominikana n'ibitagaragara, ni ukumva ibitagaragara ukabifiringa. Iyo ni intuition. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo intuition irayobora, ifite ibyo ibeshejeho. Inka nta bwenge igira ariko igira icyo bita intuition, irayiyobora, ntabwo yagwa mu cyobo. Inka ntiyagwa mu cyobo keretse mo wayiruseho ukayikuba ngo niyigwemo, ariko rero nyiri bireba ntiyagwa mu cyobo, kandi ntabwo n'ubwenge buyiyoboye, ni intuition. Kandi iyo intuition iyoboye ibitagaragara. Reka mbabwire ukuri, iyi si mureba yo hanze, iyi si iri fiziko, iyi si iri fiziki, iyi si iri palpable, iyi si ya Amerika ya Nyagatare, iyi tuzi mu mazina dukoraho, iyi si iyobowe n'isi itagaragara, iyobowe n'isi yindi iri spirituel. Ni ukuvuga ngo ibi tureba bihari bibeshejweho n'ibitekerezo bitagaragara. Ntabwo ibi bintu mureba umuntu wakoze iyi design yabanje kuyigira mu bitekerezo, hanyuma abona kuyishyira muri fiziki. Mu yandi magambo ibintu biri spirituel nibyo bibeshejeho ibiri fiziki. Iyi meza umuntu wagiye kuyikora yabanje kuyigira mu bitekerezo. Turebona ko umuntu yabanje kuba mu bitekerezo by'Imana. Imana iravuga ngo twicare dukore conference, turebe umuntu mu shusho yayo ase natwe. Ubwo ni ukuvuga ngo gusa n'Imana byadutanze kubaho. Twabanje kuba mu shusho y'Imana.
twabanje kubaho mbere yuko tubaho. Mama ataramenyana na papa, papa akigenda wenyine ari agasore kameze nabi gafite n'umwenda ucitse inyuma n'imbere hose, bataramenyana n'uwo mukobwa baje gukundana. Jewe nari ku murongo w'abana bazaba nari nyuma yabo. Hanyuma nami tuvuga ngo ziti ngwino usange mutima wanjye naguhaye nukwambye amagara ibaziwe siza barabitomuga ziragoya ziti ngwino usange mutima wanjye naguhaye. Uriya mukobwa mubana mu rugo, uriya wabengutse imbere yiwe n'imbere yawe ku murongo hari abo Imana yabaremye kandi bari ku murongo, ntabwo wowe bareba. Niyo mpamvu kubwira ngo isi y'ibitagaragara yibeshejeho ibigaragara. Gice cya gatatu cyo muri esprit cyangwa se mu mwuka nicyo bita communion, ariho bakurira pasa kaneza, nicyo bita communion. Communion ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. Communion ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. Hari uwakwibaza ngo cyagiye umuntu amaze gutandukana n'umuntu n'Imana yayobowe n'iki? Kuko ubundi tubeshijeho na communion. Icyamuyoboye ni iki? Ni ugukuramo communion, hanyuma ugasigaza intuition, ugasigaza na intellect. Mwene bagabo, icyo kupire yabayeho ni communion gusa. Habayeho gusabana n'Imana, niko bwakatitse gusa. Umuntu yasigaranye ubwenge, amenya ko yambaye gusa, adakwihisha. Amaze kwihisha, abona ko baramureba ngo yishyiraho ikihe? Ibishokero. None se yabiga bishizeho nta bwenge afite. Yari afite icyo bita intellect, afite icyo bita intuition, amenya neza ko yambaye gusa kandi yakozwe n'isoni. Ndenda kubabwira ko Yesu Kristo icyo yaje kudukuraho nicyo giye kubasura. Amaze kubona ko yambaye gusa, akareba neza akibura, akareba inyuma n'imbere, yamenye ko yatakaje ikintu gikomeye cyane cyitwa communion, gusabana n'Imana. Amaze gutandukana n'Imana mu gusaba, asigarana ubwenge, igice cy'ubwenge, asigarana n'igice kimukominika gusa ibitagaragara. Amenya atangira gusabana n'isi yo y'umubiri yo kumenya ko yambaye gusa, ashaka ahungira azana ibicocero yiruda. Yesu Kristo rero yaje gukora iki? Asanze umuntu yihishe. So nizamwishe. Ku musaraba Yesu Kristo yaje gukora ibintu bitandatu. Babwire n'ubusobanuro bwayo. Ikintu cya mbere Yesu yaje gukora, yemeye gusa kwambara gusa kugira ngo yitambire isoni zari zitwikiriye umuntu zikurwe. Ijambo ry'Imana rigahita rivuga neza ngo siko bizahora kuba mutegereje. Kibazakorwa n'ikihe? Keretse abagira bose abava mu masezerano nta mpamvu, nibo bantu bazakorwa n'isoni, ariko uri mu masezerano wese hazigera akorwa n'iki? N'isoni n'umunsi wa rimwe. Ku manywa izuba riva, ku manywa y'ihango, sasi izuba riva, Yesu Kristo bamukuramo imyenda yose asigara uko yakabaye. Kandi niba hari ikintu gitera ubwoba na nyiracyo kikamutera ubwoba, akabikora mu mwijima cyangwa ahiherereye, ni ikintu cyitwa ubusa. Yesu Kristo aremera yamburwa ubusa, bamwambura imyenda yose, bamusigaza uko yakabaye. Hanyuma yarakoze iki mu buryo bw'umwuka? Acte prophétique yarakoze ni iyi. Yaravuze ngo abantu bakoze isoni bihagije. Ngomba kwitambira isoni, ngomba kwemera akambara ubusa, umuntu isoni zaze mutwikiriye zikamuvaho, agakurwa n'isoni, tiyongere kuzakorwa n'isoni ukundi. Isoni zadukurweho, ntabwo tugitewe n'isoni, ntabwo dufite isoni.
zavuyeho muhumure keretse abazakomeza gukorwa n'isoni n'uyu munsi bari gukorwa nazo nabava mu masezerano. Abo nibo bantu bafite isoni ye uzabasenge bafite isoni zibateye ubwoba nabo bariyuze. Ariko abantu bakuwe isoni tuzamura ibiganza turebe. Numana ubwoba utuma ndirimba kubimenya nibo ubuzima umubishima waheru umuco kubimenya nibo ubuzima kumama ndaririmba nijoro amarira aratemba umara ubwoba utuma ndirimba kubimenya nibo ubuzima umubishima waheru umuco kubimenya nibo ubuzima abagifite ubwoba bw'isoni muhumure bagenzi bacu bari kudutererana kuri uyu musaraba gusa bari kwitinya bari kwanga kugendera urupfu rwa Kristo nibo baduhangayikishije nibo bakobwa n'isoni ariko twe turi mu masezerano isoni zaratanga isoni zadukuweho burundu. Kintu cya kabiri Yesu yakoze ku musaraba yihanganiye anagikoreye twebwe yakubise ingoni ye kama bari ingoni yakubise ingoni 39 kandi ingoni imwe yari ifite amashami 10 mu yandi magambo bakubitaga ingoni imwe igaturiza hanze 10 ujya tuteranyije ni ukuvuga ngo yakubise ingoni 390 ingoni 390 ku rugingo rwa Kristo nta hantu na hamwe hatavuye amaraso ku rugingo nta hantu na hamwe hatavuye amaraso ingoni 390 yarakoze iki ubaza abantu bizi ikigango icyo bita amabakteri n'amavirusi n'indwara zose ziteranyije urutonde rwazo n'indwara 390. Yesu yakubitiwe indwara zose nta ndwara n'imwe yasigaje adakubitiwe indwara zose zakize ziri muri 390 n'ubone 391 uzabimwe. Yesu nta ndwara n'imwe atakubitiwe iyo urwaye yarayikubitiwe niyo uzagwara mu wundi mwaka yarayikubitiwe niyo abantu bawe bazagwara yarayikubitiwe nta ndwara n'imwe yasigaye adakubitiwe kuko Kristo icyamuzanye iraye mu nzira muri Yesu yaratsinze ntabwo yigeze akikiza akazi ke misiyo ye yarayikoze arayisoza nta cyasigaye mu nzira ntacyo Yesu yasigaje mu nzira. Indwara uzagwara undi mwaka iyo uzagwara mu zabukuru iyo uzagwara ikindi gihe Yesu yarayikubitiwe iyo yarakize. cya gatatu Yesu yihanganiye ku musaraba cyakoze cyatanze ubusobanuro buhamye yatewe imisumari mu biganza aterwa n'indi mu birenge abakoze iki uzi gukubita umuntu atinyagambura adatanga akaboko gukubita aho ushaka umuntu ari fixe ari muri position fixe maboko arabambye n'amaguru kandi umuntu iyo bamukubita agomba gutanga kandi igitangaje cyane Yesu ubwo bamukubitaga abandi barasekaga hano hanze twese umuntu uko baramukubita twese twarira tukavuga ati umuntu arapfuye ariko Yesu we baramukubitaga abandi baseka. Hanyuma bamukubita abandi baseka we yarazi icyo ari gukora yarazi operasiyo arimo yarazi icyo yihanganiye
yihangamiye kuri uwo musaraba, yari azi icyo yihanganiye muri izo nkoni. Bamaze kumutera, reka mbabwize ukuri, ba Pilato n'abanyamategeko bose bari bakumanye baca urubanza, kandi urubanza baruciye bavuga ngo umuntu ni umwere. Kandi mu mategeko tuzi hano hanze, mu mategeko iyo umuntu yagizwe umwere baramurekura, ariko Kristo we byabaye ikinyuranyo, byabaye opposite, byabaye inverse. Uwagizwe umwere baramubamba, we yamaze kuba umwere aba ariko bamubamba. Twebwe uwo babamba ni uwahamwe n'ikosa, uwahamwe n'ikosa hano mu mategeko niwe babamba, ariko Kristo we yagizwe umwere n'amategeko, hanyuma bari bamubamba. Yarakoze ikintu kinyuranye n'icyo barebaga bo, n'icyo barebaga mu bantu bamubambaga, ariko ikintu yarakoze yihanganira imisumari yo mu biganza n'iyo mu birenge. Yarahesheje umugisha izi ntoki zacu, ngo uwo tuzarambika ibiganza wese azakire mu izina rya Yesu. Uwo ni umugisha. Aba bashumba ni ukuvuga ngo nuzajya ubona bakurambika ibiganza, not take as granted. Tukabifata nk'ibintu gusa byo gupfa gukora gicuka, tukabifata nk'ikintu gusa kira. Wa mwana wariraga aracyarira, bamurambise ibiganza. Abashumba, abakuru b'itorero bamurambise ibiganza. Ibi biganza Kristo yabihesheje umugisha. Umunsi yihanganira umusumari wawe, yaravuze ngo mbesheje umugisha ibiganza, uwo muzarambika ibiganza wese azakira mu izina rya Yesu. Hanyuma ibi birenge, hari abantu baheze inyuma batazi kwatura. Ni ukuvuga ngo niba udafite ikibanza uzi ukuntu uzagira, uzatera ibiganza. Ariko kandi zize amaguru uzatera intambwe zo mu mwuka. Ntugatereze amaguru, nutereze amaguru bazakwambara n'icyo ufite. Nugutera intambwe mu mwuka, aho tuzakandagira hose ndabahaye, ariko tukigaturira mu mwuka, ntabwo ari mu birenge ibingibi, oya, ntabwo ari mu birenge, ahubwo ni ugutambuka mu ijambo. Waravuze Kristo we ngo aho tuzakandagira hose uzahagera. Nanjye ndahabohoje mu izina rya Yesu, bohoje ahantu mu izina rya Yesu, ahantu bagize iwacu. Nushaka uhashushanye, ukora icyumba cy'amasengesho ku musozi, ukora icyumba cy'abashyitsi, ukora icyumba cy'abana, ukora icyumba cyo kwakiriramo abantu cyo gusaba, uvuge ngo ahantu ndahawe mu izina rya Yesu. Ariko watumenye mu ijambo, rero kwatura gutyo haravuga ngo ijambo riravuga ngo ukitimanya umwana wayo ukamutanga ku bwacu, uzabute kumuduhana n'ibindi byose, uzabute kumuduhana n'ibindi byose. Abantu babingiye, abantu bazi ko umuhanuzi wa mbere ari ururimi rwe. Nanjye se hari icyo zigezaho, uzarinda upfa ntacyo wigejeje. Nanjye digiri yagera iwacu, muri uru rugo diplome digiri yahagera kwe, muri urugo rwacu. Nanjye ntabwo umuyobozi kweri, nanjye abantu bakanyita bose. Niba utariyaturira ko uzaba bose, ngo utangire kumva abantu bakwita bose, uzahora ubita bose kugeza upfuye. Ariko ni mu ijambo, aho muzakandagira hose ndabahaye mu ijambo, kuko utimanya umwana wayo bizabura iteka kuduhana n'ibindi byose. Ibyo bindi byose avuga, ikibanza ntabwo kirimo, umwana ntabwo arimo, amashuri ntabwo arimo. Icyo uzashyiramo cyose kizajyamo, icyo uzakuramo cyose ntacyo kizabamo. Icyo uzakuramo nuko ifite wa, ugomba kuba ufite abana uzabyara, ukaba ufite n'umugore ntawe urangira, ariko ukabura bafite, ukabita n'amazina. Yesu ashimwe cyane. Kintu cya kane Kristo yihangane, cya kane yambitswe ikamba ry'amahwa. Mu yandi magambo ni ingofero, ni kasike bamwambitse ifite amahwa, ifite imishungi myinshi ku buryo batsindagira ingofero. Aho amahwa yinjiraga hose haraturikaga, hakarasa inyeri z'amaraso hariya kure. Yarakoze iki muri iyi si y'umwuka? Yarazi ko neza umuntu yaturutswe mu bitekerezo. Adamu mu ngobyi ya Edeni, Satani ntiyigeze aza kumutera mu buryo buri fiziki, yamuteye mu buryo bw'intekerezo, yamuteye muri mind. Yacengeze mind set, yarebye neza ukuntu bakuwe neza mu ngobyi ya Edeni,
abona biramushenye biramubabaje acenjinga mind. Reka mbabwize ukuri, iki kinyejana turimo ntabwo Satani agwana mu buryo buri fizike ngo bamwe ngo azabashira mu ngungura ngo babatwike, abandi ngo babashire mu itanura ry'umuriro basabira kana bameshake na Bedenego icyo gicyararangiye, abandi ngo babate mu gobo kw'intare zasamye zishonje zidaheruka kuri ibyo bintu byararangiye, ahubwo abantu barakira uburozi mu ndete. Abantu barakira mu ntekerezo. Satani yahinduye strategy, abantu abakristo ntibigeze babimenya. Satani yahinduye ingamba, yahinduye inzira. Ntabwo akigutera ku mugaragaro, ntabwo agutera ngo kwatake, ngo agutwikire inzu, ngo bakukubite, ngo bakwirukane mu mudugudu. Oya, arakwinjirana mu ntekerezo. Changing mind, agukoresha icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha ubundi ni ugutandukana n'Imana, ubizi neza ari gukanguka bikora. Satani yishiye mu bantu mu ntekerezo. Umuntu arisanga mu busambanyi atarabiplaninze, umuntu akisanga muri buyobe yarateshutse inzira ngo n'abanyabuntu. Ni muri mind set. Satani yaturutse abantu muri mind, hano muri mind yacengeze mind ngo n'abanyabuntu ngo bagomba guhagarara mu bwa Kristo, ngo bakore byose barabyemerewe, ngo ntabwo ngo bafite ubwa Kristo bakora ibintu. Abandi barahagaze ntazigire yakiriye, arabona gusa agenda mu bantu baratagiye kuko atari kuri umuntu abaketse, akibaza batese mama ko atigeze aroga na mukadedi aroga uburozi bwadukanye. Abantu ko barakubona nijoro wambaye gusa wa, abantu ko barakubona mwiyereko wambaye gusa washuditse umuntu mubi yakwishije mu cyama utabi. Abantu baricaye ngo bari mukuri bakikiye Bibiliya barayitunyise. Satani yacengeze mind, barimo baraburana ibintu mu by'ukuri wakwibaza ngo ariko ibi bintu uyu muntu arabitekereza neza. Baraburana ibintu. Satani afite ubwenge buhagije, ntabwo ari umuswa n'umunsi wari umwe, yamenye guturuka abantu mu bwonko. Yesu Kristo yihanganiye amahwa aravuga ngo ngomba koza ubwoko bw'uyu muntu. Umuntu ntiyongere kuzaturukwa mu bitekerezo, ntiyongere kuzaturukwa turutse mu bitekerezo. Ikintu yarakoze yariyogeje ubwonko bwacu ngo dutekereze neza, tutazongera guturukwa mu bitekerezo. Mutinye intambara zo mu bitekerezo, nizo zigushije abantu benshi. Intekerezo ziraguye zigushije abantu. Umuntu araguma gusa arasigara ahagaze bakagira ngo arahagaze, naho umuntu yaguye ke umuntu ndaheruka yaraguye. Abashumba baramuha ingaburo ryera ngo ni amaraso, ngo ntiyakire umubiri wa Kristo, ngo ni amaraso ye. Umuntu yaraguye ndaheruka, mugaragara gusa ko ahagaze. Nicyo gituma iki kintu cy'inyuma kigifitanye gahunda n'Imana, kigifitanye amakuru n'Imana, kigifitanye amakuru y'ijuru. Kandi byose byaremeye uturuka mu bitekerezo. Iyo ni weakness. Abantu baturutse mu bitekerezo bafite weakness, barimo barabererekera Satani. Ikintu cya gatanu, Yesu yihanganiye ku musaraba, ariko bakoze akantu. Yihanganiye icumu mu rubavu, bamuteye icumu mu rubavu, haza ibintu bibiri bikurikiranye. Habanje amazi, hakurikira amaraso. Kamabwira ikimenyetso cyo kuvuka. Abantu boroye inka, iyi nka iyenda kubyara, ibanza gukora ikintu bita kwerera. Nyuma yo kwerera ikamena amazi bita icuturiro, hanyuma ikaza kuzana amaraso avanze n'inyana ikavuka. Akivuka kitabasha amazi ngo gikurikiza amaraso. Iyo umugore agiye kubyara abanza ibise
bise bikamutavaya akajya kuri travaye agasohoka agahamagara n'iwabo agahamagara nyina yarapfuye akiruka agacika abaganga akiruka agasohoka akajya kwihisha mu misarani bakamushaka akikuramo imyenda agahamagara umugabo akabura akuzibise wa umuntu usuzugura nyina agasubizanya na nyina ntabwo bizashoboka ngo abikwereke ariko nutekereza ku mibabaro y'igisi uzakosora akanwa uzakosora ibyo uvuga ngo witonde mama witonde ngo wewe nguru umwanaloge twebwe abagitito twebwe turambwira ngo ntazamuye itonde shyira agapira hasi nta myaka 100 vugozi kuzimu abantu bitishe bazizana muzima umwana akiyaturira mu myaka 100 ngo ni ukurya ubuzima ngo ni ukurya isi vugo za satani abana b'Imana basigaye bakoresha nabo bakazitiza ngo nta myaka 100 umuntu wakimamenye Kristo azavuga ngo nta myaka 100 akatira amagambo y'ikuzimu mindset ya satani akakwereka kuko nta myaka 100 nawe ukabyiyaturira ngo nta myaka 100 twandika ngo nta myaka 100 Mani tubare cyane ibisabira kutwigiriza akavugisha mu kanya gato akazana icyo bita poste de zone ni ukuvuga ngo amena amazi nyuma yo kumena amazi muganga warayizamuka atangira gufata agatoki ishati nishimye cyane Mana ishimwe ko ntagiye kuri radiyo gusa mu kanya amaraso akaza n'umwana akamutega agashira ku nda ya nyina mu kanya akabyutsa nyina agakora akazi ke agasukura umubyeyi n'umwana akicara umwana umubyeyi akavuza impundu agahamagara umugabo ikigabo kabona kuva hanze yamara kubyara agasema umunsi umwe agahita mukubita kandi akamukubitana n'umwana bagabo buzuye amapepe agahita mukubita yirengagije korerwa ahonda amaguru hasi mu mwanya we fashe tuva ahantu sinzi ko tuva ahantu nahaza bagera mu rugo yatinda guteka kubera ko yitaga ku mwana akabona ubuzima bushyuha ngabo batamenye Kristo madayimoni gusa yuzuye mu mitwe y'abantu baragenda baragira ngo n'abantu ni amadayimoni gusa ariko ikimenyetso cyo kuvuga ni ukuzana amaraso Kristo yazanye amazi azana amaraso itorero imbere riravuga agakiza kaba karavutse tuba tuvutse ubwa kabiri tuba dukuweho urupfu rw'iteka tuba bari w'icaha n'igisa nacyo cyose tuba tubaye abana b'Imana nubwo yaba umwana muto azagerayo abagezi nubwo babaswa bibazayo nubwo yaba umwana muto azagerayo abagezi nubwo babaswa bibazayo nubwo yaba umwana muto azagerayo
nta gucirwaho iteka kuko iriho ni ukuri kose. Aba bashumba nibyo batubwira ni ukuri gufatika, nta vumbi rihari, ni amakuru y'ukuri. Twarazutse kandi tukipfuye iteka. Ikintu cya nyuma cya gatandatu, yihanganiye ku musaraba yarabambwe. Shinga Yesu umucuruzi, shinga umusaraba wata yirehereza amahanga yose, ab'iburyo ab'ibumoso abaruguru ab'epfo, ngo nimuze musange ndabaruhura mwese abaremerewe, nimuzane imitwaro yanyu. Kristo yiteguye kubaruhura, kandi Kristo ayemera gukora iki kimenyetso. Yaratsinze burundu, yaratsinze Satani ku mugaragaro, yaratsinze burundu. Ubu bari muri position de force, ntazagera atsindwa n'ubuswa rimwe.